tujya dusengera ejo nagiye asanga ntabwo basenze asanze batasenze ese byo byagenze gute sinzi kandi rero umunsi wo gusenga Yesu yashanye babaje njye hari ahantu nagiye gusengera shana hakunda cyane wazaza twajyana mwakwereka ntabwo nzakwereka muteje amatsiko yo kuzaza mwakwereka muterana ku wa kangahe duterana ku wa kane no ku cyumweru haba hari imbaraga se haba kubita hatwika arasenga cyane akagusengera abadayimoni bakurimo bagahunga nzaza turebe icyo nahakundiye aba baririmbyi bazi kuririmba neza bebe niba atari iby'iki gihe nzaza uzaze bakwereke ibaze ejo naje numva mfite imbaraga zo gusenga ariko nsanga ntabahari narababaye shana nababaje mama ese wa mama byagenze gute wa mama nyine uko byarangiye nawe ntabwo duherukana kubonana cyangwa nabo barabafungiye ushobora bafungiye ahantu bari gusenga muri minsi n'ahantu hakeya cyane ntacyo nzaza kwa kane tujyana nawe uzaze tugende duterana sangahe duterana kuva mu gitondo ku wa kane baterana kuva saa 3 kugeza saa 11 ku cyumweru no guhera saa 6 ukageza naho saa 11 urumva ahantu ni ahantu heza ndahakunda cyane nzaza tujyana nta kibazo none se we wa mumama w'inshuti yawe wowe byaje kugenda gute ibaze ko numvise muherukana ikibazo ntabwo muheruka sha nababaje ntabwo ubuherese okay sinari kwezi akira ni ngibi nyine bihaba hano haba abahungu bakunda kuzana abakobwa cyane ni biriya biberamo nabindi tuzabishobora kandi senga njyewe none se nzanabasengera ariko mbwe ngo yitwa Isimbi mwiza kabisa urakoze Imana ikunda abagabo wese ntari umugabo nibyo nyine amakozi nuko yabona nyine ubwo uzi ko kusetsa cyane akugira ngo ntuzakubwiye Diego yambwiye cyane yambwiye urana byavamo keretse nimba hari hasi nyine imashini idakora nicyo cyonyine cyaba ari ikibazo naho ibindi se bimeze neza so nimba wizeye of course nanjye ndizeye noneho ukuntu gahunda zimeze numva nk'uko yabikubwiye hari ibintu byinshi sinashaka ko umuntu tujyanye nawe kandi twabyamo ariko ibyo nari namubwiye byose nta kibazo ubyujije ahubwo mfite ikibazo mfite sheri ubwo naba mfite sheri nkaba nicaye hano ndi singo ewana imwe ku rwego rwo hejuru utakumva hano ni iwanjye rero nk'uko wabona nanjye ushobora ahantu heza byataye iwanjye nyine uri umwe mu basore bari classic Kigali ariko nyumva nyine sheri wanjye twaratandukanye muri ino minsi so sorry ubwo rero urumva nyine ndi umunyamugisha kuko mba ntashobora nanjye ndi umunyamugisha kuba ubonye umuntu umeze nkawe hanyuma se nta kigoranye kirimo gahunda zihagaze gute urumva ntabwo tuziranye kandi umukobwa mwiza nkawe gutya se urumva wakemera ko nzo undebye ukomeje kuva ku musatsi ukamanuka inzara urabona amagaza angahe akamaro none kandi wumva ntabwo twajya kujya mu bintu by'ibiciro niyo twakumvikana nk'abajya murumva ntacyo mfite n'ubutaha yitwana inshuti rega we never know
ushobora kumbira na girlfriend kandi umukobwa mwiza wujuje ibisaga byose nyine tuba twagenda nanjye nta biceri mfite tugashimishanya urumva ndagushimisha nawe nshimisha next time but not today. What? Yeah. Just nyine nkuko bivuze njye nawe ntabwo tuziranye n'ubwa mbere duhuye kuri ubu rero uzuhuye n'umuntu bwa mbere ukamushimisha gusa wenda uyu munsi dushobora kugira uko tubigenza next time wenda nkaza nawe urabyumva nyine niyo byabeje cyangwa se nibyara nimugoroba basi mbwira n'icyo wifuza basi nagukorera wowe nyine urabona nk'iki basi ntacyo tugende tujye mu cyumba sibyo ndaza kukureba nitusoza nyine ndaza gushakira nk'agati kikagusubiza mu rugo gatikese kangahe akaba nka 5. Excuse me ahubwo nkawe ushyize mu mutwe wawe urumva 5,000 byaguriki none se sha njye nyine witungurwa na bari abakunura mukobwa kuko kubera ko buri munsi akunda kuzana akunda kwinjira mu bipangu by'abantu cyane. Hari igihe bari kwigendera bisanzwe ari ugusura abantu. Reka uzi nubwo waba ufite 5 arabyakira akaza. Uriya mukobwa se ko ndeba ari umukobwa mwiza cyane. Ni umukobwa mwiza ariko ntago yihesha agaciro. Ibaze no kumusengera. Ibibazo biriho kuri no minsi abakobwa niko basigaye bitwara. Se umuntu azasenga kugira none niyatuma unamwegera ngo umugire inama. Aho ahita guha bene wanyu akaguha nyoko akakwemeza. Ibaze hanjye wahantu mba ntabwo ibyo bintu bihaba. Ahantu abahatuje gahomba barirumbwira. Urumva ngiye namubwira ngo iki mwira nkakarashika nkiriye nyine wowe niba umuzi usamwegera umuganiriza umubwire ko inzira ari kugenderamo atarizo usamuzane tumujyana no gusenga kandi noneho y'umwegero ujya kumubwira inzira y'Imana yanyuramo y'agakiza ahita gushinuriza akabwa ati namwe muri indaya yewe cyandumva bitoroshye sawa nyine umunsi mwiza unansuhuriza wa mu mama sawa ubwo nzaguhamagara ku cyumweru yego ubuze nkaho urumva 5,000 byaguriye nyine ndeba uziko 5 ukoze mu mutwe wanjye ngiye muri salo bitakoze umusatsi wanjye n'inzara ubwazo nkoresha tizikoresha ayo mafaranga zikubye nk'inshuro 5 sinzara sibi kujya muri sauna kujya gukoresha face yanjye ibyo byose ubu si 5,000 byavamo iki reka nkwereke asakira kenzi uziko 15,000 byo kuntagira kabiri bumva njyana mu rugo gusa ariko ntago ahagije na nyuma y'ubuzima tuzabishuti abasore b'iyi minsi mwagiye mureka kwisuzuguza how akazi kuko nyine uko uruwo kunsuzugura ka 15,000 akazi nkora wowe suza akazi nkora ubwo suza ngiye abantu akazi mba ndi hano what ibyo ukora nibyo wirirwamo byose nta na kimwe ntazi rero winsuzugura ngo byibuze yivuga nk'ibihumbi 100 cyangwa 200 se no kugura inka yose koko wowe ngo 200 bakakujyana mu isoko ahubwo ngo ugure nka bayigura kigiye nta nubwo ngoranye ngeze mu cyumba nta masegonda ubwo bivuze ngo nitugera mu cyumba urareba ibyawe byanjye ntabwo uri bubirebe rije okay basi wirakara sibyo wirakara umukobwa mwiza ako nanone nayo 100 koko 100 ngaho nyine fata nawe ibihumbi 15 byonyine ni ibi ngibi nibyo gukoresha wenda mu mutwe nta n'ibihumbi nka 20 byo kugura gaze byibura akira basi ubu se 5 byagura gaze ngiye wumva shaka izo staff rwose none se basi wazanya yangaya yose nose ugenda sigarane kinose amafaranga ukorera yose nayo ayo nangaye si usara uko nageze reka niteye cyuma buriya nanjye 35 witeye cyuma amamiliyoni uhembwa yose uduhumbi 100 cyangwa 200 nitwo tubaye twinshi byibuze wakamaye nkaya yose byibura
nubwo ntazo kwangana ni senkani akora kamugirire mu usigire ya time bya bintu birahenda ntungange rero njye ndatashye aka kanya kuko aka kanya amasaha ageze arakuze kandi hari ibintu ngomba kubanza kujya gukora ese aya mafaranga yaguma n'abatanze gusa iminota ibiri koko bari kurindira tukongeraho umuntu akabafata ka pose tukaza kongeraho nyuma ubu barategereza amasaha yose ariko ubwo uramo andi mafaranga kamwe nawe ujya umuntu mukuru akantu kamwe njyewe mfite wenda tukazareba next time ariko nawe mfite kujya mu rugo hari ibintu ngomba gukora ngomba gutunganya kandi nabyo biri important cyane ako basi umeze neza meze neza nta kibazo ahubwo amasaha ari kunsiga bye basi ukamukingurira wicaye basi wicaye izi ngufuri izi serire zaha ari ibyo zigira ese ko mbona uri kurwana n'urugi byakunanije iki ndetse ese ko gushyira mu rufunguzo nawe ariko izo mfuzo hano n'umwe rurimo rwa hano ni izaha kandi mbona zose zitari kwinjiramo urimo urenjezamo cyane ikigo cyiyongewe uru n'uru mbabare mbwiza hano ni iwawe cyangwa si iwawe please ni iwanjye please okay akira fungura nta burya bwose ugira n'amahane gutya excuse me gutura se n'umuntu bwa mbere ugahita umenya imico ye yose siko niba urimo umbwirana okay fine mpereza amafaranga ugenda guhaha mpereza amafaranga okay nanjye nsubiza ibyo naguhaye noneho mpereza amafaranga nyine nsubiza ibyo naguhaye ugiye kumbwira nabi iwanjye yazanye so washyizemo hano udatuma nkucampamo ikizika please rero fungura hano nitahire ubundi byo kumenya ngo ni iwawe cyangwa si iwawe ntabwo mbikeneye fungura hano nitahire ngo ugende shira gahoro basi okay nabigendesheje gake impamvu ni iyi gira vuba ese ikibazo ni hano cyangwa ikibazo ni kuri serire umva wingirinjeje ntabwo ndi umwana ikibazo usanga ikibazo ni serire fungura iyi serire nisohokere nitahire nta mwanya afite wo gutakaza hano twagiye bakitonze nitonze ndaje kwitondana nawe ibyanzanye hano byarangiye nkeneye gusohoka hano nkataha mfite izindi business ngomba kwitaho mfite n'abandi bantu bankeneye gahoro k'imbwa karahiye ukabona umuntu agenda ahagaze igihagararo ukagira ngo ni muzima kumbi ni akabwa kigendera mu muhanda mbare rimwe kabiri gatatu wafunguriye hano nitahiye
Okay, basi reka mwereke. Unyereke iki? Umva nyine basi. Unyereke iki? Nyine Aho kurya gato. Nutafungura hano. Akusura jango ba. Ndekura. Nusura vuze induru habaye iki? Kibintu twakoze. Fungura hano nitahira kintu kinene no kuvugana nawe. Nitonde iki? Nitonde iki? Gutumbwira ngo ufite imfunguruzo rya meshanu. Shuzo ufunguzo ngo rufungura inzu yawe. Gutu nyine utazi ufunguzo rufungura inzu yawe. Gwibana nyene no guhamagara umuntu akaza karubanura. Cyangwa sha watiyege to kugira ngo uze ukora ibyo ukora ubone gutaha. No, hani wanje. Hani wanje. So shaka uvuze induru koko. Ega nta soni. Basi mbabarira. Rero Okay. Nta bisobanuro byawe nkeneye kumva. Icyo nkeneye no gufungura uyu muryango wawe izi chip zinduze zawe. Kasohoka no nkataha. Byiza. Meza uranzi? Nigize kukubona mu kanya utambuka hano. Aha, utuyemo hano. Hasi wahita kwande? Aha ni mu rugo. Okay. None se reka mubaze. Nta mukobwa uramuzi? Nta mukobwa. Uwe mukobwa? Umukobwa muzanye n'injira mu rugo. Mukobwa? Yego. Ndamuzi nose. Nose sinwege dutunyuza hano uri kumwe n'undi mukobwa. Nose kumbaza ngo ndamuzi kandi ko turi kumwe. Ubwo hari impamvu nyine nari ndi kubikubaza. Sina. Jesu usanzwe unzi? Jewe usanzwe unzi? Nyine nkubonye utambuka muri kumwe. Ikintu nashakaga kukubwira uriya mukobwa ni indaya. Abantu bose baramuzi. Hako reka nkubaze. Noneho n'ikimenyimenyi. Basi se kuvuyemo hariya. Si mwaryamanye. Uri muzima wowe? Ndi muzima cyane. Ahubwo se wibutse gukoresha agakingirizo. Umva reka nkubwire. Uriya mukobwa ureba. Kahanga ho zimeda. Arwaye sida. Arwaye sida. Sida yavukanye. N'ikimenyimenyi. Niyo umuhaye senyi sagarura desi. Haga abantu binako cyumugira amagambo. Umbonye bwa mbere umuntu kuki? Namagambo. Nose amagambo rose yambwa kugira bikumarire. Kugira ngo bimenye wirinde. Nirinde iki? Wowe usanga unzi wowe usanga. Erega uri umusore mwiza. Urabona uri umusore mwiza. Ngomba kukubwira uko bihagaze. Ukirinda. None se aha ngaho uba nyine uri umudamu w'urugo rwaho uri iki hano ku buryo ibintu byose mba numva ubizi. Ngendo uri kavukire. Ufite umugabo. Yego. Ngo yaragowe. Yagowe ate? Aseka nta n'isoni. Nose ibyo byose urambwira ngarwaye sida ngiki. Reka nkubwire. Mva nkubwire musore. Ibintu ndi kukubwira ubanze ubasha kubyumva. Ngiye ndi kukugira inama nk'umuntu wawe ejo Nase ugira inama umuntu utazi ko abantu ahubwo umuntu wabarenze. None se kuba nkubonye nkakugira inama ni ikihe kibazo kihari? Ufite abasaza bawe? Ndabafite. Wajye ubagira izo nama se giye ukandika. Waretse se nkazikugira kuko uwo mugira amashyari n'amatiku ndakwiyamye. Nashyari mfite kuko mfite umugabo wanjye. Hagiye mureka kugira umunwa n'amanu hose. Nta muntu uhari. Waye sida. Reka mbanze nkubwire n'ikimenyimenyi uzamubwire ngo tugende kwa muganga nkusuzumisha. Nazakwemerera. Ngende ngehe ibintu ndi kukubwira bizakugaruka nyuma yaho uzaza kunshaka unsaba imbabazi. Ubanze ubyumve nyuma yaho uzaza kunshaka unsaba imbabazi. Kibyo nakubwiye wanze kubyumva. Hano binamugira amagambo. Ubonye umuntu bwa mbere utangira kuvuga ngo iki n'ibiki. Ibyo ndi kukubwira ni ukuri. Sawa. Jye ndakubwira ubu ngubu hano hasigaye hitwa Nyamirambo today. Hanyuma rero aburi kubona n'abantu bose batwerereye. Ayose n'amafaranga. Barose kote mwana wanje. Nshaka yuko sobone invitation vuba vuba abantu banyishyure. Iyo nguyu Clarisse 70 yabawe yamuhaye menje. Evode 30.
umva abo se nabo twerereye aba bose nabona twerereye katurare neza aba bose reba kumaruka kugera ngaha bose nabona twerereye byarise ibi bimaze igihe bimaze nk'imyaka nk'umunani ni ukuvuga ngo uko nkwerera umuntu ndandika none kurenze ko nzashingiza rero nabonye n'umuntu ukora invitation mu mujyi yambwiye ngo invitation nziza hari icyatara nabonye ihenze n'iy'igihumbi mwakwisha nk'amagana 8 ahubwo uhita umuhereza avance mukora invitation vuba vuba njyewe nanishyuhiye cyapfa siko twegera vuba ndira vuba siko ntuzi nta kintu bikubwiye byose ubukwe burategurwa abantu bakagutangira gura amafaranga yakirika ahubwo se none se katurebe none se abangaba karabajya natwerereye aba n'ababo nibo bazadutwerera n'ababo ufite bazagutwerera ahubwo se ufite ikihe kibazo oya nta kibazo mfite ahubwo se ujye mundebera siko ntabwo ari umuntu washyuhagaho mbere washyushye watokombeye watugatuma nanjye nshyuha none agiye ntangiye gushyuha wowe utangiye gukonja mu gihe nari nikonje wowe wari ushyushye oya ntugire stress ko dukundana ahubwo se tubushyire ryari itariki ubu nigiye nkwiye ko bita cy'ubukwe ubwo yembwira uti twapanze ibi ngibi bije n'umukunzi wanjye itariki ni yingi kugira mbashe no ninjye no ku muhanda muri umuntu ndamubwira ati nabize ko kuri 20 nzakingiza wa musore wanjye mwiza ufite dread nyine ndende mitambaragura none se urumva twekera ryari rero ko no kuri 17 kwa 11 telefone yawe ngo ndebere kuri kalendari ndebera ku 17 ari kwa kangahe zabari wase reka tweshyira mu kwa 12 kwa 12 ni kera siko umva reka nkwereke turi mu kwa 9 ukwezi rega nta nubwo turasura na save the date aya reba reka nkwereke sibyo mu kwa 11 nejo bundi ahubwo reka dushyire mu kwa 12 mu matariki ariko abanza 10 aya 22 oya 15 kuri 7 n'umunani kandi tuzakora iminsi reka se twazabishyira ku cyumweru reka nta ku cyumweru ako mami n'ukuri do tuzakora uko kwa gatandatu sawa ntacyo kwa gatandatu mu kwa 12 mu kwa 12 nawe ushyize kera rwose nawe ubizeye n'ukuri basi mu kwa 10 reka nkwereke erega no ku kazi ntago bimeze neza none ndashaka kurundana udufaranga kugira ngo nyine tuzakora uko ikibazo n'amafaranga aba bantu wizeye bazagutwerera ubwiye n'icyo bazagutwerera panga ubukwe jyana na kaka na credit ubundi ukazana umwana ukamashyira waka credit mami gahoro oya okay basi ni mu kwa 12 dushake mitariki ni yingi nahisemo ziringiza bari kwa gatandatu zirindwi yego ahubwo ahubwo se hari umuntu warundi b'amafaranga kandi yarambwiye kazampa mu kwambere ahubwo reka tubishyire mu kwambere se kwikugira wigize inyuma ubwo se so ubwanjye uko ari ubwawe gise so ubwanjye nyine nawe n'ubwawe ariko uri uruhare runini n'urwanjye ahubwo mu kwambere uzi ko ari byo akuri mangahe akuri mangahe 300 okay nzaguhumbe 500 none ntabwo ayo 300 uzanyishyura okay ntacyo mu kwambere ni kuri 7 z'ukwa 12 none se ubu ngubu uwo mu kwambere mwihorege nzayaguha urabizi mu kwa 12 bari bihe by'imvura imvura se twakigwe ariko muzi zaba yaguye umva noneho n'ikindi kintu utaruzi uzi ko mu kwezi kwa mbere aribwo imyaka iba yeze ibintu babihendutse tubishyire mu kwa 12 imyaka itarera ibishyimbo bizaba bitarera ibintu byose bizakibikira bitonore urumva imyaka kwizara mu mujyi bihenze ariko mami wagiye umenya ubwenge akuze ukuntu ntekereza buriya mu kwa mbere imyaka yeze listen uzi imyaka nkurusha aho mbwira niba uko bwarapfuye mbimenye kuko ndi kukureba n'utugambo ufite nkabona ishyamba ryabyaye igihunyira mbwira ahubwo ubukwe burahari cyangwa ntabwo buhari burahari none kuko ukiri kugenda gukomeza wigeze inyuma impamvu ikibazo njyana n'iki njyewe ndi mama wawe sifite amafaranga make ko sifite amafaranga makeya nzagukorera ubukwe nk'umwana wanjye umwana wirinze ntajye mu biyobyabwenge ntatere inda imburagihe umwana wirinze akubaha mama we kuki kugenda wigize inyuma ahubwo ndumva nibuze guhamagara Tazira mubatse ko ibintu bimeze kuko ishyamba ntabwo ari ryera ntabwo ari ngombwa nyine no se ndi mama wawe mbwiye ntuzi ko dukundana mwe mbwiza uko mwite mama bimeze gutya ariko yakunshushanya
usigara ubitekerezaho neza, ngiye mu gikoni nitumara kurya, tumaze kurya ushyize agakanya hasi gutya uhita umbwira ikibazo ufite. Mana nyir'isi nijoro, uyu mubyeyi se ko ndaba arimo aritegura ibintu by'uko yashyushyemo, kandi nanjye ndi umupfu wigendera, barimo bantegurira isanduka, mubwize ukuri ko nanduye, ese nimubwira biragenda bite? Reka nkomeze mubeshya beshya.